Muraho neza turabasuhuje nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira. Uyu munsi rero tugiye gukora surprise nk'ibisanzwe. Ni umuntu tugiye gutungura, ni umuririmbyi uzi kuririmba neza cyane, uririmba muri korali ya Siloam. Abantu benshi barayizi. Rero turamukunda, ngenda mukunda ndetse n'umwana bereye marene. Yandambwiye ngo uzaze tumushimire, tumubwire ko ari mwiza, tumubwire ko umurimo w'Imana akora ari umurimo udasanzwe. Nibyo rero tugiye gukora, ubu tugiye kujyayo mu kanya nitumugeraho turabibabwira. Murakoze. Mu muco nyarwanda ukoze neza arashimwa, ugwa neza arakundwa, natwe turagukunda, noneho by'akarusho ko bukorera Imana, nta gihombo kirimo, turagukunda, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu we, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'amahoro adasanzwe kumenya Yesu we, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu we, oh, n'ibyishimo bikomeye kumenya Yesu we. Abana babi tuyumbwira ko ari si amatsiko kumenya umuntu yambwiye sinjewe Twese turi hano. Ni twese turi hano. Turagukunda. Noneho utungwe no kuba ari Sylvie. Nta bindi tubwira abantu. Sigaye duherukana kera. Nabo ntafite uru rubuga rubwira abantu ko tubakunda, tubabwira ko tubashimira, tubabwira ibyiza bagenda bakora. Ni channel yitwa Mubwire TV, ikorera kuri YouTube, ariko nta bindi bintu ivugirwaho, ni ibintu byiza. Ni ukugushishikariza abantu, kubwira abantu abo dukunda tukabibabwira bakibasha kubyumva, ndetse byaba n'umwihariko haba hari ikintu bakora kitunyura, kitunezeza, kidukora ku mutima tukabibabwira. Nimba rero ndurugero rwo kubwira abandi ngo nibahere ku bandi bababwire ngo turabakunda, babwira abandi ngo turabashimira, ngomba nanjye kubwira abantu nkunda nkabibabwira ndetse no kubabwira ko tubashimira. Ni muri uwo mwanya rero navuze ngo ese nakubona gute? Daniela ni umuntu mwiza nyine ngo duherukana kera kuva uri mutoya. Impamvu navuze ngo ni urubuga rubwira abantu ibyiza bakora. Nkuzi ukiri umwana, nakwita ko uri umwana kuko icyo gihe twari tukiri nk'ingaragu, urubyiruko, turi abana batoya bo muri École de Dimanche, ariko ukura ukorera Imana. Ngiye nkuzi ukorera Imana, nkuzi uri umuririmbyi, guhera uri umwana w'umukobwa ukorera Imana, uririmbira Imana. Uba umukuru ugera mu gihe cyo kuba wakwiga kaminuza, nkuzi uririmbira Imana kandi ubikora neza n'umutima ubikunda, ahubwo wagumye muri wa murongo. Uba n'umubyeyi ukomeza kuba nyine mu murimo mwiza. Hari abantu bakunda kuvuga ngo wahisemo umugabane mwiza, uririmbira Imana, ndabikunda. Rero naravuze kuko njye nibyo nkora, abantu barantuma bakavuga ngo genda utubwire kanaka ko tumukunda, ariko njya nkwitegereza korali urimbamo ndayikunda. Siloam nayo ndayikunda, ndayikurikirana cyane. Hari n'undi muririmbyi muririmbana nawe Imana n'inshoza nkazamugeraho, nayo nzamubwira ko mukunda. Ukunda gutera indirimbo ivuga ngo ntago nzi izina rye, ngo Uwiteka warandondoye uramenya, w'umukobwa. Nimba ari umukobwa nimba ari mu masimbizi, ariko nayo ndamukunda. Ego rero bivuze ngo ndabakurikira, ndabakunda, na korali yose ndayikunda. None nararebye mbona Daniela kuva akiri umwana akorera Imana, ni umubyeyi. Hari abantu bagira inshingano nyinshi n'izo mu rugo n'akazi nyine bagacika intege. Kuki se ntabimubwira? Kuki se ntazamubwira ngo ibintu ukora ni byiza? Kuki se ntazakubwira ko ubikora neza? Nibyo nkora, nibyo mbwira abantu. Rero mpita mbwira Judith nawe
arambwira ati kandi uri marene we, nawe arambwira ati nanjye ndamukunda. Ese nubwo duhorana nubwo ubuzima ku bundi hari igihe uzi ko umuntu umukunda ariko atabizi neza cyangwa nyine abifata mu rwego ruraho, navuga wenda rugero tuvuge wenda ngo biciriritse, ariko kubishyira hano uru ni urwibutso rwiza rw'igihe cyose. Daniel azajya areba akavuga ngo hari abantu bankunda, azajya yicara akavuga ngo hari abantu banzirikana. Rero abantu baragukunda, abantu baragushimira. Ngewe mfite urubuga rw'abashuti banjye, nababwiye ngo uyu munsi ndakorera surprise umuntu wo muri Siloam, barambwira ngo ngumva ngo batubwire ngo turabakunda cyane, nabo barabakunda kuko ubushize twigeze gutungura umuntu wo muri Jovayire, nawe uyu munsi rero yari wowe. Ariko bitari n'ibyo, noneho kumugisha kuba ngiye nkuzi, ndavuga ngo Daniel nanjye nzamubwira ngo ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wahisemo umugabane mwiza. Ibintu ukora, ijambo ry'Imana niryo rituvuga ngo turi umunyu w'isi. Rero ugera kure, ugera kuba muhuje eglise, ukajya no kuba mudahuje eglise, ukagera mu Rwanda, ukagera no kure yaho, ahantu hose baba bakubona, kandi uru rwandiko rwiza. Nimba ijambo ry'Imana ritubwira turi inzandiko nziza zisomwa n'abantu bose, hari abahitamo ko bazasomwaho ibibi. Rero turagushimira ugihari, turagushimira natwe tugihari tukibasha kubivuga ko wahisemo gusomwa ibyiza, kandi umurimo ukora neza, twe tubireba turavuga ngo Daniel akora neza. Rero turagushimira, nubwo ari Sylvie usanzwe uzi, unzi nka Sylvie, unzi nyine nk'umwana wa Kimironko, ariko ntabwo aruzi ko Sylvie ajya gukurikirana, ntabwo aruzi Sylvie ugukunda, twahura nk'abantu baziranye bisanzwe, ariko ndi Sylvie w'umuntu ugukunda, ndi Sylvie w'umuntu ukurikirana ibintu ukora, ndi Sylvie w'umuntu ureba nkavuga ati uru ni urugero rwiza rw'umubyeyi ukorera Imana. Rero turagushimira, n'umukobwa wawe aragukunda cyane, nawe yambwiye ngo nanjye mwumvire ko mukunda cyane. Rero nibyo byatuzanye. Ururabo rero dutanga gift y'ururabo mu rwego rwo kukwereka ko tugukunda. Ni utuntu dutoya, ni simbole ntoya, ariko biba bivuze ikintu kinini. Twahisemo turavuga ngo abantu tuzajya tubaha indabo bakibasha kuzifata, natwe tukibasha kuzitanga. Ejo nejo bundi tutazarira ngo Daniel ngo nari kumuha ururabo, ngo nari kumubwira cyangwa nanjye nari kubikora. Hanyuma rero naha harimo aka gift gatoya, uzajya ureka bati Silva arankunda, nakantu gaciritse karaho, ariko n'urwibutso, nta mpano iba ntoya. Izajya kubwira ngo hari abantu bankunda, hari abantu banshimira, hari abantu bajya babona ibintu nkora ko mbikora neza. Turagukunda. Thank you. Reka umuririmbyi wacu akurimbire, hanyuma nawe araza kutukoreraho. Ni umuririmbyi mwiza. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ubwo si imbere n'inyuma, naguhishane ibiri mu mutima wawe, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, nazamuka nkajya mu ijuru riyo n'ikuzimu ugerayo. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ngo si imbere n'inyuma, naguhishane ibiri mu mutima wanjye, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, nazamuka nkajya mu ijuru riyo n'ikuzimu ugerayo. Naho naguhisha, naho nacyo naguhisha, naho nacyo naguhisha, naho
imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe imbaraga zawe imbaraga zawe Uwiteka Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe imbaraga zawe Mana we imbaraga zawe Uwiteka Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe ayiwe imbaraga zawe imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe ayiwe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe kw'iriba ry'amashimwe kw'iriba ry'amashimwe kw'iriba ry'amashimwe kw'iriba ry'amashimwe kw'iriba ry'amashimwe niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yanyujije amaganya niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yanyujije amaganya niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yanyujije amaganya imbaraga zawe imbaraga zawe Uwiteka Mana Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe Daniela uri kwiyumva gute ntabwo byoroshye iyo umuntu abonye indabo nyine aba speechless iyo umuntu abonye indabo aba speechless hanyuma yabona n'abantu asanzwe azi nyine ko ari abantu be ariko noneho bakaza mu yindi shusho no mu yindi sura uhita wumva nyine uba uzi icyo uvuga umva nezerewe mu mutima wanjye ndishimye ndishimye nyine murakoze Imana ibahe umugisha mushobora kubona ari ikintu kiri simple mukoze gitoya ariko ni kinini umutima wanjye Imana ibahe umugisha mwinshi burya kubwira umuntu ko umukunda akiriho bishobora bake ariko abantu bose bajye babikora ntuzengurire umuntu adahari byose bihumura neza adahari atabireba rero ngiye ngize amahirwe yo kubibona murambibona ariko ndongeye ndabibonye Yesu abahe umugisha mwinshi nabashimira n'ababatumye bose n'abo muri kumwe hano ndashimira n'umukobwa wanjye ndamushimiye cyane Imana nawe imuhe umugisha umukobwa mwiza komeza umukobwa mwiza hanyuma nawe Sylvie nuko nyine ukomeze mu bakobwa beza kandi Yesu abahe umugisha hari ibyo wavuze kare byo gukorera Imana umuntu ari mutoya kugeza uyu munsi ntabwo nyine ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibyo umuntu yikoresha ntabwo ari ibyo wishoboza wowe ubwawe navuga ko ari imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ntabwo ari ukubera uburere nahawe ntabwo ari ukubera ikindi kintu icyo ari cyo cyose
nta kindi ndusha abandi ni ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bwanyejeje nibwo bwamfashe burankomeza ntabwo hari icyo narushaga abandi batabishoboye kandi nabo Yesu arabakunda bazanagaruka baracyahari Yesu aracyabakunda ntaho banagiye barahari ubwo rero muri makeya nari mbivuze ko babivuzeho nta zindi mbaraga zibidushoboza usibye za Kristo ndetse n'ubuntu bwe atugirira kimwe n'uko abufitiye n'abandi bose bumva bananiwe ariko bazongera babona izo mbaraga murakoze cyane Daniela Imana imuha umugisha tubwiye amagambo meza cyane kandi turamusabira umugisha turamusabira kugirirwa neza n'Imana turamusabira kugira ngo Imana ikomeze imushoboze Imana ikomeze imwambike imbaraga nk'uko abivuze ni umurimo utoroshye ni umurimo nyine utakwishoboza uri wenyine ariko Kristo waguhamagaye akomeze agukoreshe iby'ubutwari kandi ibikuvamo bihembura imitima y'abantu benshi dukomeze duhembuke dukomeze natwe tuve mu bwiza tujya mu bundi turagushimira cyane ko utwemereye kuko hari abantu bamwe ushobora no kubona kamera ugatinya cyangwa ukiruka ariko nta kibi tuba tugambiriye ni byiza tubwira abantu twe twaravuze ngo ntago tuzigera twicuza kubwira umuntu ko tutabwiye umuntu ko tumukunda kandi twagakwiye kubimubwira kuri social media hari ibintu byinshi bitandukanye umuntu wese ahitamo icyo ashaka ariko nararebye wese ni igiki ngewe n'uwuhe musanzu wanjye ni igiki nakora ese kuki abantu bakunda kuzana ibintu bitari byiza inkuru zitari nziza ziriruka cyane ndetse abantu kazishidukira ariko kugira ngo ubone umuntu ngo umubwire ngo warakoze umubwire ngo ibintu ukora bigira ahantu bimvana bigira aho binjyana ndavuga rero ngewe umusanzu wanjye ni ukujya mbwira abantu ibyiza byabo ndetse bakibasha kubyumva ndetse n'uwo nkunda akaba ari aho abizi ko mukunda ntazigera nicuza avuga ngo kanaka kuki ntamubwiye ko mukunda kanaka ko ntamukoreye iki kandi nagakwiye kuba naragishoboye ni muri urwo rwego rero navuze ngo Daniela ndamukunda kandi ibyo akora buri munsi bifite aho bimvana bifite n'aho bingeza ndavuga rero nzamushimira kandi si we wenyine ntago abantu bose muri Silowamu nabageraho nta nubwo nazabona uko mbabwira sinababona bose ariko urabahagarariye uzagenda ubabwire ngo muri abaririmbyi beza muri abaririmbyi Imana mwemera gukora icyo Kristo abatuma kikagera ku bantu nubwo hari abo mubona bakababwira ko bahembutse hari n'abandi mutabona ariko ubutumwa bwanyu bubageraho bukagira umurimo munini ukora mu buzima bwabo rero ubatubwiriye ko tubakunda ubabwire ko tubashimira ubabwire ngo mukomeze mwaguke kandi icyo tubasabira Kristo naza gutwara itorero ntibazaririmbire hano gusa ngo bagume ku mukenke na za Gisenyi n'ahantu hose mujya kuririmba ahubwo no mu bwami bw'Imana tuzataramane rero turagukunda n'abandi turabakunda turashimira n'umukobwa wawe cyane Judith n'umwana mwiza narabimugenda mbwese ko nshaka kuzatungura Daniela nkambimubwira wazamfashije kuko sitwayirukanaga no kukubona ntibyari kunyorohera ariko nawe Imana imuhumugisha ko yahise avuga ati iki gitekerezo ni cyiza kandi nanjye ndamukunda ntacyo nzabigufashamo kugira ngo bigende neza rero nawe Imana imuhumugisha Imana ihumugisha abantu bose bakurikira Mubwire TV nta bindi tubwira abantu nta bindi dukora no kubwira abantu ko tubakunda nawe ushaka kuba ufite umuntu wakugiriye neza nawe ushaka kuba ufite umuntu ukora ikintu ukavuga ngo agikora neza ntabimubwira ko abikora neza nimba utabashije kubivuga dutume turahari tuzagenda tubimubwire nimba ari umuntu wagize isabukuru ukavuga ngo ndashaka ko bamuririmbira ndashaka ko umucuranzi amucurangira tumushyire keke tumushyire n'urwo rurabo ibi bintu ni byiza ibi bintu bikora ku mitima y'abantu mugende musubire mu mavideo twakoze muri abantu bose twakoreye surprise nta muntu n'umwe nta mbunda tubafatira ngo tubabwire ngo muri yumva mute ngo batubwire uko bima ariko bose bagenda batubwira ngo ni byiza ni uruhare runini muba mwakoze muri twe mwongeye kutwubaka bundi bushyashya rero hamwe namwe ibi bintu byagera kure ndetse washiduka n'uyu muco mwiza wo gushimira abantu bongeye kuwugira kugira ngo tujye turira abantu batagihari ahubwo tukishimana nabo twese turi kumwe rero mukomeze mukunde ibiganiro byacu mukore subscribe mukore share mukore like mutubwire icyo twakora nawe niba ushaka ko dutungura umuntu uzadutume turahari tuzagenda tumuririmbe tumushyire indabo tumushyire impano tumubwire ko tumukunda nicyo tugamije turabakunda Kristo abaha umugisha